mana yacu urera imana igira urakiranuka ni wowe imana data shirwa imana hejuru umwana tukuraburiye amaboko ese umwami wacu Yesu Kristo sinzibagirwa igihe nakizwaga ukura wavanaga mu bubata igihe twakizwaga twari kure cyane mana twari twishwa n'ibyaha twari turemerewe n'ibyaha Yesu Kristo ajya ku musaraba arabambwa arashinyagurirwa tubona kubaho twebwe ubwacu twari dupfuye urupfu twebwe ubwacu twari dupfuye urupfu rw'agashinyaguro Yesu Kristo iyo ujya gupfa mana twari twaratandikiriye sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge none mu mutima wanjye huzuye nishimwe nshimira umukiza wanjye n'igitangaza ubwo nahawaga kiza ku buntu n'igitangaza je munyabyaha nahawaga kiza n'igitangaza ubwo nahawaga kiza ku buntu n'igitangaza je munyabyaha nahawaga kiza mana yacu urera imana igira urakiranuka ni wowe imana data shirwa hejuru umwana tukuraburiye amaboko ese umwami wacu Yesu Kristo sinzibagirwa igihe nakizwaga ukura wavanaga mu bubata igihe twakizwaga twari kure cyane mana twari twishwa n'ibyaha twari turemerewe n'ibyaha Yesu Kristo ajya ku musaraba arabambwa arashinyagurirwa tubona kubaho twebwe ubwacu twari dupfuye urupfu twebwe ubwacu twari dupfuye urupfu rw'agashinyaguro Yesu Kristo iyo ujya gupfa mana twari twaratandikiriye iyo utajya gupfa twari buze kuba abandi iyo utaza gupfa twari kuze kuba abandi iyo utaza gupfa urupfu rw'agashinyaguro yewe Kristo warakoze kwitanga ku musaraba ukemera ubwawe ukemera ugashinyagurirwa ku bwacu urakoze wowe wemeye kujya ku musaraba kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo urakoze ko wemeye kujya ku musaraba kugira ngo dukunde kubeho tuganza ko utegeke mu izina rya Yesu Kristo amen sema haleluya amen sema haleluya amen sema haleluya amen imana tuganze kandi imana itugiriye neza abantu mukurikiye TV Aline turabakunda cyane imana ikomeze ibambika imbaraga tuba turi gusenga umugabo ndubatse umugore umwe n'umwana umwe umwangirikani ndashima imana ndi kumwe n'umusore ushoboye kwivuga yego nanci amazina ni Ezekiyeli ndi kumwe namwe ndi umwe mu bakozi b'Imana bakorera muri Angirikani ndirimba muri korali Shalom nkaba nanci nifuje guterana namwe ibirenze aho Imana iduhana umugisha imana ikugire neza kandi imana ikwambika imbaraga duhane ku musozi turimo dusenga waba umazemo igihe kingana iki mu kintu mu ivugabutumwa ukora umurimo w'Imana ukorera Imana nanga se ukora umurimo w'Imana
umaze igihe kingana iki? Yego maze imyaka 2 irimo kurenga nkora umurimo w'Imana mu buririmbyi ndetse no mu buvugabutumwa, haba ku misozi haba ku nsengero hose ngenda nkorerayo. Yego murakoze. Ntabwo uririmba se umusore nkawe ubwo wabukorera Imana ukaba utaririmba? Oya, nsanzwe ndirimba muri korali Shalom. Yego. Rero nkorera umurimo w'Imana w'uburirimbi. Shalom mu Gitare? Shalom mu Gitare. Imana guhereza umugisha. Ukunda ibintu byo kuririmba? Nkunda ibintu byo kuririmba cyane cyane, bizabimfasha. Ubwo waturimbiraga igitero kimwe se cya korali yanyu kugira ngo twumve n'abantu badukurikiye, kugira ngo bumve koko niba uri umuririmbyi koko bihamye? Yego. Ariko arabona tugira ngo ni abaririmbyi ugasanga nta buririmbyi bagana, ubwo ni byo gugopera nta si byo gushakisha. Nk'umuntu uri kumwe n'umuvugabutumwa David, abantu badukurikiye sinzi wabaririmbiraho kugira ngo bumve koko niba uri umuririmbyi? Yego. Tugiye gufatanya indirimbo ivuga ngo umunyenga. Hano mu isi tubona abantu bakunda guhina umunyenga, ariko iyo witegereje abarya umunyenga ntabwo babageza kure, kuko nyiri gutanga umunyenga n'abashaka amafaranga awukurira ashaka, cyane cyane abonye umugenzi. Nuko wowe utari umugenzi washakaga kurya umunyenga, kurya urya umunyenga waretse ukitwa umugenzi, kurya urya umunyenga ntagire yapfa ntiyarya. Yego murakoze cyane. Ndagira ngo nkubaze akantu gatoya cyane, nishimye cyane ndanezerewe ku ndirimbo yitwa umunyenga. Yego. Iyi ndirimbo iranshimishe cyane kandi nteye gufashwa. Sema haleluya. Amen. Indirimbo yitwa umunyenga ni ya korali? Ni ya korali Shalom. Uririmbamo? Ndirimbamo. Umunyenga. Yego. Ngo kuki urya umunyenga ngo waretse ukitwa umugenzi? Ndafashijwe cyane. Haleluya. Abantu bakurikiye TV, abantu bakurikiye TV rwose, abantu mukurikiye TV Aline muradukunda cyane, ariko iyi ndirimbo yaramfashije cyane. Iri kubwira abantu bari kuba kurya iminyenga, abantu mukunda kurya iminyenga, abantu mukunda kurya iminyenga. Uyu munsi muri byakora Shalom ari kubabwira ngo mureke kurya umunyenga, ngo mwitwe umugenzi. Mwitwe umugenzi ujya mu ijuru. Hari abantu usanga mu murimo w'Imana ugasanga abantu bari kurya umunyenga ni abasore, ugasanga bapokese kandi bitwa ngo ni abasore, kandi bitwa ngo ni abasukunde. Turagira ngo tubabwire ngo nimurekere kurya umunyenga, mureke gupoketa. Ugasanga abantu bagiye gusenga ni abaririmbyi, abantu b'Imana Shalom irababwiye ngo mureke kurya umunyenga. Ugasanga abantu bagiye gusenga ni abakobwa bagiye gusenga, waba icyo bumvishe mu nzu y'Imana ugasanga ntacyo bafite. Abantu b'Imana turagira ngo tubabwire ngo murekere kurya umunyenga, ahubwo mwitwe abagenzi. Hari benshi bari kubaza ngo ni kurya umunyenga mu modoka nanga muri kwasteri nanga se ku magare nanga ku mamoto. Oya turagira ngo tubabwire ngo kurya umunyenga ni ukugenda gusenga ukaba utazi icyo kikujyanye. Turagira ngo tukubwire ngo menye icyo kujyanye. Mukozi w'Imana Ezekiel arababwiye ngo mureke kurya umunyenga. Ezekiel ndagira ngo nkubaze nkawe uri umuntu w'umusore kandi ubimazemo igihe kinini kandi uri umuririmbyi. Kandi ubusore buragorana. Ubusore buragorana, nabubayemo cyane nubwo mumaze imyaka 5 mu mugabo, ariko ubusore buragorana ndabizi. Ujya uhura n'ingwane nyinshi, ibigeragezo byinshi, iyo utasenze Imana ngo ubyitwaremo neza
satani iraza ikakujomba akagutera iturufu umva ikizamine cyagutsinda satani akajya kwishima imbere y'Imana. nibyo Intego ufite ni iyihe Ezekiyeli mu busore bwawe? murakoze. Intego mfite ance umwana w'umusore ni uko nkomeza gusaba Imana igakomeza kundengera mu busore kazabutabarukamo amahoro. Imana iguhereza umugisha kandi Imana ikwambika imbaraga. Ndagira ngo nkubwire ngo kuba mu rugendo ntabwo byoroshye, ujye ukunda gusa imbaraga ariko kenshi cyane ujye ukunda gufata ibihe wiyiriza usaba Imana kubabarirwa ikintu cyitwa ibyaha, kuko abasore ni byinshi mubona bibatwara ingendo, mugahindura ingendo, ariko turi muri iyi si ujye ukunda gusaba kugira ngo Imana ijye kubabarira, kuko ni byinshi ugiye kugenda guhura nabyo bigucumuza, byinshi bigutega imitego. Ujye usenga kugira ngo Imana uzayambikisha icyubahiro, n'abantu bakurikiye iyi TV nibumva amakuru yawe bazabone ko washimishije Imana yo mu ijuru. Ezekiyeli, nta jambo waba ufite byaba ari kuri ku mutima ubwire abakunzi ba TV? Yego, mwadufasha gusoma ijambo riboneka muri Daniyeli igice ni icya mbere umurongo ni uwa 8. Kameramani soma. twe turasoma Daniyeli ibice 7. nitegereje ayo mahembe mbona muri yo ameze irindi hembe ritoya. Yego, murakoze cyane. Twasoma muri Daniyeli igice ni icya mbere umurongo wa 8, haranditswe ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we. Haleluya, Amen. ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we. Icyo gihe Daniyeli yaragambirira mu mutima we, ntago mbizi neza, njyewe narisanzeho hari igihe yari ari umusore. Amena, Amen. ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Haleluya, Amen. ngo maze Daniyeli agambirira mu mutima we, maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Haleluya, Amen. namwe mudukurikiye, maze namwe mushyira muri iryo zina rya Daniyeli, ngagambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya cyangwa vino y'ibwami. Haleluya, Amen. Daniyeli icyo gihe bari baramutonesheje, nk'uko natwe muri iki gihe uri gusanga hari ababyeyi batonesheje abana, ariko ubwo munsi Daniyeli we ntago yari muri urwo rugo, ntago rwari urwabo, ahubwo yari ari ahantu nk'uburinzi we ateka, arebye amafiriti ateka, arebye inyama ateka, arebye imitobe agira mu nzu ye, aravuga ati izi zinkoye zishobora kutazangeza mu ijuru. Haleluya, Amen. maze Daniyeli agambirira mu mutima we, maze nawe udukurikiye, maze nawe ugambire mu mutima wawe kutaziyandurisha ibyo kurya, utaziyandurisha ibyo kunywa, utaziyandurisha buriya businzi, utaziyandurisha ubusambanyi. Oh, haleluya, Amen. namwe muba mudukurikiye kuri Aline Official TV, Amen. muze mukomeza kuzirikana nk'aya magambo tuba tubabwiye. Yego, mwakira ijambo ry'Imana. Murakoze. Yego, Mwami Imana yacu, urera urakiranuka, urera kandi urakiranuka. urashoboye, Urakoze ko urategeka bikaba, abantu barimo kwiyandurisha wavuga bigakomera. byo kunywa nanga si Yesu, bitemewe. Turasenze kugira ngo uzabagaruze imbaraga zawe n'urukundo, haleluya, kandi turasenze tugarura abantu batwawe n'ibiyobyabwenge kugira ngo uzabagare mu murimo wawe, uzabambika imbaraga kandi bazagukorere babishaka kandi babishishikayeho. Urakoze kuzabikora kandi kuzabikora kwibahisha mu izina rya Yesu. Amen.